Nongeye kuba nabaha ikaze aho muri hose, nizere ko amahoro y'Imana akomeje kuba yabana namwe. Mu by'ukuri ngiye kubabwira ubuzima bwa Alice yaciyemo bwose, niyo mpamvu twakoze iyi filime bita The Homeless. Buriya ntimugire ngo iyi filime twapfuye kuyitegura gutyo gusa. Mu by'ukuri iyi filime ubuzima bwose mwabonyemo bwose Alice yabuciyemo, niyo mpamvu yavuze ati agomba kubikoramo filime kugira ngo yereke n'abandi banyarwanda ibintu byamubayeho. Mu by'ukuri icyo usabwa ni ukuntega amatwi no kubanza wakora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu bihe byose. Reka ntangire mbabwira ubuzima bwa Alice. Ni ukuvuga ngo Alice ni umwana wavukiye mu cyaro, avukiye mu bana batatu, noneho nyuma arangije amashuri agera i Kigali ashaka akazi ko mu rugo. Aho ngaho wakibaza ati ni gute yasoje amashuri akajya gukora akazi ko mu rugo? Niyo mpamvu Alice twababwiye ngo Alice no mu buzima busanzwe ni umuntu mwiza. Alice akazi kose yagakora. Reka dukomeze. Noneho ageze i Kigali agiye gukora akazi ko mu rugo ntibyamuhira, noneho mabuja we abasha kuba yamwirukana, noneho abura ahantu aba, nta n'amafaranga afite imyenda imiguru ebyiri niyo yari afite imbere n'inyuma. Mu by'ukuri Alice nibwo yabuze ahandi hantu yajya, noneho kubera ko impamvu yabuze ahantu yajya ayishwana na mabuja we yamukojeje isoni, apositinga ku rubuga ari kuvuga ati uyu mukobwa ni indisipurine, nta kigenda, aho azagera hose mujye mumuhahana. Ubwo urumva ko mabuja we yamukoreye ubugome. Alice yaje guhura n'umugiraneza bita Hagenimana Dieudonné. Noneho uwo mugiraneza amugira neza cyane, amujyana mu rugo rwe, amubwira ko agiye kumufata neza, niba na ngombwa azamugira n'umugabo. Mu by'ukuri Alice aho ngaho yahise byumvira hejuru, aravuga ati ibintu nkoreye ndabishimye, maze igihe ku muhanda, inzara yaranyishye, none kuva ungereye neza ukanshyira mu rugo rwawe, nanjye nta kintu uzamburana, ikintu cyose uzakenera nzakikugeza iruhande, kuko njyewe ngira umutima mwiza, ntukagire ikibazo, siniba, sindoga, ibintu byose mbikora neza cyane, kandi n'ikindi sinsuzugura. Ibyo ngibyo Alice byose arabimubwira. None umukire amubwira ko nawe yamushimye, ko yamubonyemo umwana mwiza, umwana ushima urugo. Niyo mpamvu rero yamushize mu rugo rwe. Ubwo ngubwo barakundana, ibiki n'ibiki, akajyamo amafaranga Alice akohereza iwabo. Noneho igisekeje muri ibyo ngibyo ndetse n'igitangaje, Alice sinzi ukuntu bamutumye guhaha, agera ahantu bita mu Itunda, hano mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, ubwo umudugudu ni uw'Itunda. Noneho sinzi ukuntu yageze ahantu asanga ari gukina filime, kubera Alice bwa bwiza bwe n'ukuntu yivugira, nibwo yahise abasaba, yasabye umuntu bita Cedric, sinzi niba mumuzi, umwe watangiye kena umukire w'umumiliyoneri. None amubwira ko Alice afite impano. Alice abwira Cedric ati mfite impano, nakura umwanca muri filime. Alice kubera ko yari asanzwe afite n'uruhu rwiza, yitaho, dore ko uwo mukire yari amaze kumugira neza cyane, buri kimwe cyose akibona, ayo mavuta yisiga ayabonera ku gihe, iyo filita yijya, niyo ngo n'uruhu rwari rumeze neza cyane. Noneho Alice baramushimye, babona azi gukina neza, babona filime zirakunzwe, babona ziri kurebwa igihe kinini, kubera ko Alice bakurikiyemo, kubera ko ubwiza bwe bwari bushamaje. Noneho ubwo ngubwo atangira kwamamara gutyo, nawe ashinga imbuga nkoranyambaga ze, arushaho gukundwa. Noneho ukuntu yavugaga byatumaga abantu bamukunda cyane. Noneho icya gatatu, noneho aza gukundana n'uwo bita Dani, muramuzi neza cyane, barakundana bigera naho bajya kubana, ariko nyuma biza gufiyaringa, ibyo ngibyo barabireka birarangira. Ubu ngubu babanye mu buzima busanzwe. Alice ubu ngubu agera igihe cyo kubyara, ubu ngubu agize umwana. Umwana wa Alice bamwita Cyiza. Mwabonye ko ari umwana nawe umeze neza cyane, wakurikije nyina mu bwiza. Noneho nibwo Alice yaje gukundwa, arakundwa cyane, agera naho ubu ngubu ari gukina filime zigakundwa cyane, zikorerwa n'ibihumbi za magana, kubera ko
ariyo mpano ye. Rero nkababwira ngo namwe mwe kujya mucika intege muvuga ngo turi twenyine, ngo igikuba cyacitse. Wapi, isaha yawe ntabwo iba itaragera. Isaha yawe iyo igeze byose birakemuka, byose birakemuka. Namwe mwe kujya mwiganyira muvuga ati byanze. Wapi, ntabwo byanze, ahubwo isaha yawe ntabwo iragera. Rero Alice ubu ngubu usahiye acumbitse no mu Itunda mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Rubirizi. Ubu ngubu niho yibera. Filime bazikina buri munsi. Bamaze igihe bakina filime bita The Homeless Girl. Bwa buzima bwe nibwo yakinnye nyimo filime. Nyuma abona yabwiye ngo Alice yerekanye ibintu byamubayeho. Ibyo byose ni kubabwira ni ukuri koko. Niba ndi kubabesha, niba muzi ko ndi kubabesha, ngiye kubaha nimero ya Alice mumwibarize, dore uko nawe nta mutima mubi agira. Mwavugana akakubwira ibyo huye nabyo byose. Wowe icyo usabwa ni ugukurikirana iyi video mpaka irangiye. Uraza kubona iyi nimero ya Alice, mujye mumuhamagara munamuvugishe, kubera ko ni umuntu mwiza cyane ndetse nta mutima mubi agira. Ibintu byose abikora atikoresheje. Rero reka mbabwire ngo turabakunda cyane. Mwitegure filime yanyu mwakunze, tugiye kuyibaha vuba.